Ikaze kuri International Harmony TV nk'ibisanzwe rero n'isi ya Talento ugiye kuba kugezaho update news. Kuri uyu munsi rero ngufitiye amakuru agiye ashyushye kabisa muri ruhago. Icyo gusaba no gukora subscribe gusa tugakomeza tugenda tubana 5 kuri 5. Tugiye kuganira rero uyu munsi ku makipe abiri, ku ikipe ya APFC ndetse no ku ikipe ya Rayon Sport. Amakipe ahora ahanganye cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda kandi amakipe afite abafana batari bakeya. Twese turabizi neza ko ari amakipe maremare mu gihugu cy'u Rwanda kurenza ayandi. Ni amakipe maremare rwose kurenza ayandi. Uyu munsi rero tugiye kugaruka tugenda tureba urwego rw'abakinnyi cyangwa urwego rw'amakipe ariho kugeza aka kanya, kuko amaze iminsi ari kugenda twereka ibirori bigendanye na football. Muri iyi weekend rero turagaruka ku ikipe ya Rayon Sport ku mukino yahuriyemo na Yanga. Kongere tugaruke ku ikipe ya APR FC ku mukino yaje kuba nayo ikina uyu munsi kuri iki cyumweru. Turahera kuri Rayon Sport rero ndetse n'ikipe ya Yanga yo muri igihugu cya Tanzania, aho twagiye tubona kabisa ko Yanga ari ikipe nkuru kandi y'ubukombe, aho match yabahuje na Rayon Sport rwose itaje kubibagora, match yaje kuborohera cyane ko byagaragaye ko Rayon Sport ari ntoya cyane kuri Yanga. Kuri stade abantu bari kuri uriya mupira wahuje Rayon Sport ndetse ugahuza n'ikipe ya Yanga, byagaragaye ko Yanga ari ikipe ifite abakinnyi bakomeye cyane, bakubye ba Rayon Sport. Tukagaruka tuvuga ngo ibyo iyi shampiyona yacu yo mu gihugu cy'u Rwanda iri kuri runo rwego, kuko mbere yuko Yanga ihagaruka ku kibuga cy'indege muri Tanzania, yari yambanje gutangaza ko byanga bikunze Rayon Sport ari abana batoya kuri yo, nta hantu bashobora kuza guhurira ku rwego rwa football. Ayo ni amatangazo twakomeje kugenda tubona bagiye bashyira hanze bavuga ngo Rayon Sport rwose ni ikipe ntoya, ntaho yari kubagera mbese, kandi byaragaragaye ko Rayon Sport ari ikipe ntoya. Tukagenda tubona rero ko aya makipe iwacu rwose ari ukuntu aba ashyushye, ari gushyushya abafana, ari gushyushya imbaga nyamwinshi, ariko cya kibazo n'ubundi twakomeje kugenda tubona ko ku makipe amwe n'amwe kandi y'ibikomerezwa no mu gihugu cy'u Rwanda bikomeje kugenda biyagora. Ni ku munsi rero wo ku wa gatanu aho Rayon Sport yakiraga Yanga, stade yuzuye abafana rwose, wabonaga ko nta hantu na hamwe hasigaye hambaye ubusa. Stade yari yambaye neza, yaberewe ubururu n'umweru. Abafana rwose bari biteguye intsinzi byanga bikunze, kuko Rayon Sport ni ikipe ku isoko yaraguze, turabibona ko yaguze abakinnyi beza, irabaserebura. Wari umunsi rero w'igikundiro nk'uko byakomeje kugenda bivugwa, cyangwa nk'uko bimenyerewe ko buri season mbere y'uko itangira tugenda tubona umunsi witwa ngo ni umunsi w'igikundiro, umunsi wa Rayon Sport, aho igenda itumira ikipe cyangwa ikagenda itegura imikino itandukanye kugira ngo ishimishe abafana, kandi kugira ngo inalaunchinge ibyo iba yaragezeho muri icyo kiruhuko cya shampiyona. Twaje rero kuba dutangira match rwose Rayon Sport ibanza ishyiramo igitego cya mbere, ariko tutavuga ko ari Rayon Sport yashyizemo igitego, kuko nta mukinnyi wa Rayon Sport waba waratsinze igitego, ahubwo ni Yanga y'ubwayo yitsinze igitego. Ni Yanga yitsinze igitego, ntabwo ari umukinnyi runaka wa Rayon Sport wagiye mu kibuga ngo bamuhe passe cyangwa bigende gute atsinde igitego, no, ahubwo ni umukinnyi wa Yanga waje kuba witsinda igitego. Ariko nubwo byari bimaze kugenda gutyo, Rayon Sport imaze guserebura, ntabwo byarangiriye aho ngaho, kuko Yanga ntabwo yacitse intege, yarakomeje irakina, kuko nk'uko yabivugaga yerekanye ko Rayon Sport urwego rwayo ruri hasi cyane ku rwabo, kuko Yanga twabonye abakinnyi bakomeye cyane, bakomeye kabisa, bafite amashoti, bafite amacenga kabisa, ibintu bimeze neza. Ntibyatinze rero Rayon Sport mu minota mike cyane rwose baje kuba bayambika ibitego 3 byihuse. Bigaragare ko niyo bitindaho gatoya bitari kurangira na 5 itabiriye. Kuri Rayon Sport yaje kubitsindwa, urwego rwayo tuba turarubonye, yeretse abafana bayo uko ibintu bigiye bihagaze. Abafana bavuye ku kibuga kabisa batishimye, kuko hari nabo twabonye rwose basa nkaho bari kwigaragambya bavuga ati binaga ari ibintu bagenda basakuza. Nyine abafana ba Rayon turabazi, cyangwa abakunzi ba Rayon Sport, ntago gutsindwa ntago ari ibintu bajya bacira neza, rimwe na rimwe gutsindwa ntago ari ibintu bajya bakira neza. Twabonye benshi rero batishimiye iriya ntsinzi, bavuga ati se
ikibazo ni umutoza shampiyona itaratangira, ikibazo ni abakinnyi baguze. Tugenda tubona nyine feedback zigiye zitandukanye. Nuko rero tubonye ikipe ya Rayon Sports urwego rwayo tumaze kuyandika ahantu, turavuga ati ntabwo twayiganira uwo munsi, turavuga ati tuzayiganira uyu munsi tumaze kubona n'urwego APR FC nayo ikipe ikunzwe n'abanyarwanda batari bakeya, ikipe y'ingabo z'igihugu iriho, nibwo tuzaza tugakompara iyi shampiyona uko izaba imeze, cyangwa tukerekana ishusho ya shampiyona y'umwaka utaha uko izaba imeze. Byagaragaye yuko rero APR nayo urwego rwayo nubwo yaje kuba itsinda ibitego 2-0, urwego rwayo atari rwa rwego bavuga rukanganye cyane, ntabwo urwego rukanganye cyane, kuko nujya kureba umupira bafite n'umupira mwiza nyine. Nanone tutareka kuvuga ko ari umupira mwiza utandukanye n'umupira twabonye kuri Rayon Sports na Yanga. Wagaragaye APR yagaragaje umupira mwiza cyane, mwiza kurenza wa undi Rayon yatweretse. Ubwo turi kureba ku makipe y'iwacu mu Rwanda, APR yagaragaje umupira mwiza kurusha wa wundi iwacu twabonye kuri Rayon Sports, twabonye kuri Rayon Sports na Yanga, twabonye cyangwa kuri Rayon Sports n'andi makipe. APR yaje kubigaragaza yuko yo hari ukuntu yo yisumbuyemo gatoya, ariko tukagaruka tuvuga ati se ino APR twabonye muri ya marushanwa mpuzamahanga muri Champions League twitega iki kuri bari abakinnyi bayo twagiye tubona? Se twakwitega intsinzi, twakwitega ibintu bya danger? Ni ibintu byakomeje kugenda nyine, ni ibintu twakomeje kugenda twibaza, kuko urebye ino APR twabonye ukanareba Yanga twabonye ejo muri kuri Rayon Sports, twakomeje kubona ko Yanga izi kipe zacu zose iziri hejuru kabisa. Ikipe ziri hejuru, izirusha umupira, izirusha tekiniki, izirusha ibintu byinshi. APR okaziyo umupira hagati rawufite, ariko imbere y'izamu kabisa ba rutahizamu ntago batyaye, ntago ari ba rutahizamu wakwizera wakwiringira ko isaha n'isaha bazakugeza ku kintu cya danger. Ubona ko nyine ari ikipe nayo igikeneye ba rutahizamu bo gutsinda ibitego, kandi batyaye bameze neza nk'uko twagiye tubibona kuri za Yanga, nk'uko twagiye tubibona kuri za Pyramide n'izindi. Banyarwanda rero, banyarwandakazi, sinzi uko mwebwe muri kubibona, niba izi kipe zacu hari ikintu umusaruro wa danger zizatugezaho, cyangwa nta birori rero ziri kugenda zitwereka. Rero nyuma y'uko APR FC itsinze ibitego 2-0, nuko itsinze ibitego 2-0, byabaye nyine nk'ibikangura ba bantu byari bimaze iminsi bivugwa ko ngo APR yazanye umutoza ariko ikazana umutoza wa fake utazi ibintu. Ariko iriya tekinike yiwe bigaragare ko ishobora kuba hari ukuntu aba yayitekereje, hari ukuntu aba yabitekerejeho gatoya. Ntabwo ari umuntu upfa gukora ibintu ahubutse, kuko tubona imisimburize itandukanye na yayindi dusanzwe tuzi. Aho afite abakinnyi bagera muri 3 akabasimburiza icyarimwe, akongera agatera abandi bakinnyi cyangwa 5 se akabaterura icyarimwe akabatereka mu kibuga. Ubona ko we afite tekinike yihariye kabisa mu bigendanye no gutoza, cyangwa na tekinike akoresha arimo atoza ikipe ya APR FC. Abafana rero bagaruye agatima nyuma y'uko bari bafite impungenge bavuga ati nyamuneka uriya mutoza ibyo ko tubona atari shyashya, babona bari kugenda bamushyira muri classe itari fresh. Uyu munsi nibwo batangiye kugenda bavuga ati wa mutoza ibintu ari gukora bishobora kuba ari shwadira, ahubwo shwadira yadanje ku ikipe ya APR. Aba Rayon Sports nako bari kuvuga ngo uriya mutoza wabo wapi nta kintu na kimwe zigera bageze, ariko haracyari kare kuba utsinzwe n'ikipe nka Yanga. Ntabwo ari ikintu cyo kwinubira, ahubwo ni ikintu cyo kwipima ukareba urwego rwawe. Burya ahanini ntago iyo ikipe itsinzwe ntago byakagombye kubarwa ku mutoza gusa, ahubwo na ekipe y'ubwayo. Abayobozi ba ekipe baba babona ko abakinnyi baguze cyangwa abakinnyi bafite atari abakinnyi bakagombye kuba nyine bakompetana ba bandi. Ku isoko biba bigaragara ko iyo bagiye kugura bashobora kuba bagura abakinnyi bahendutse, niko twabivuga, kuko ntabwo turi bwibaze ngo ku isoko kubera icyo bagenda bakagura aba bakinnyi nibwo bushobozi baba bafite, n'ubushobozi bwo kugura abakinnyi bagiye bahendutse. Ntabwo ari ubushobozi bwo kugura abakinnyi bakomeye wenda ngo ibazane abo bakinnyi bibananire. Oya, ntabwo tubona abakinnyi rwose bari ku rwego. Ahubwo rero twagaruka kuri APR tuvuga ngo uno mujene ngo ni Djibril Ouattara, ni umujene mwiza cyane kabisa, ufite umupira mwiza, hari ukuntu abigenza kabisa ukabona ni ibintu byiza. Niba umukinnyi umwe ashobora kwitsindira ibitego 2 muri match ikomeye, kandi akitsindira ibitego 2 we ubwe ku giti cye,
ni ukugaragaza ko ari umukinnyi ushobora gutanga icyizere. Si Djibril gusa, APR ifite abakinnyi nka batatu bo bagaragaza icyizere, batanga icyizere. So rero nkabwira abakunzi ba International Harmony TV yuko tubirimo cyane mu gihe Imana yaba iteyemo, reka tuvuge gutyo, mu gihe Imana yaba iteyemo izi match, ino shampiyona y'u Rwanda mushobora kuzajya muyikurikirana 5/5 live streaming kabisa, mugenda mubona amamatch agiye atandukanye akomeye. Nta tuzajya tubagezaho amamatch mu mujyi wa Kigali, match zose muzajya muzikurikirana kuri muyoboro International Harmony TV kabisa. Utarakora subscribe rero nkubwira ngo niba uri umukunzi wa football, tuzaba turi kumwe n'inzobere zizi gusobanura ibintu by'umupira, zizi ibintu bya match, zizajya zibagezaho umupira 5/5, kandi ntabwo tuzajya tubagezaho umupira wo mu Rwanda gusa, dore ko n'umupira wo mu mahanga rwose tuzaba tuhababereye, turi kuwucishaho live. Rero icyo wenda usaba no gukanda subscribe kugira ngo igize shampiyona zacu zizaba zatangiye cyangwa amarushanwa mpuzamahanga azaba yatangiye, wewe ujye ukurikirana ibintu byawe neza wicariye iwawe kuri televiziyo yawe, ufite smart TV, ufite telefone smartphone. Kuri YouTube gusa kuba warakoze subscribe uzajya uhita ako kanya ubona notification ikwereka match tugiye kukunyurizaho, kandi mbabwira yuko tuzatugerageza kubacishirizaho match muzajya mwatwisabiye mwebwe ku giti cyanyu. Gatanu, kanda kuri iyo nzogera iri ku ruhande gatoya, uhita ukanda aho handitse notification all, aho ngaho rwose ikintu uzajya ubona, uzajya uhita ubona notification mu gihe ikiganiro cyacu gisohotse kikubiseho, ako kanya nawe kizajya gihita kikugeraho. Kandi ni ukuri kw'Imana nkomeza gushimira mwe mwese mukomeje kudushyigikira mutwereka yuko turi kumwe 5/5. Ni ibintu by'agaciro cyane, biradukomeza. Nta byera ngo de abatunenga turabashimira ko mutunenga wenda ku bintu bimwe na bimwe mubona bitagenda neza, ariko namwe mudutera imbaraga, mukaduha courage, mukatubwira ngo mubikore gutya, biratunezeza cyane, bikagaragaza ko hari aho turagera, ko hari aho tuzagera, kandi ko hari naho twavuye. Urabona neza aho twavuye mu gihe gitoya, turimo tugenda tubana kuri uyu muyoboro wa International Harmony TV, naho tugeze bigaragara yuko habayemo urukundo kabisa, hajemo urukundo rwanyu, batweretse urukundo runini cyane, kuko ndabyibuka kuva aho dutangiriye izi content zacu zo kuri International Harmony TV, mumaze kuduha subscribe muri benshi kabisa, mumaze kudusharinga muri benshi, tukabibona ko mudusharingira inkuru zacu. Rero igihe ni iki rero natwe ngo tubagezeho ibintu byiza, bya bindi byiza kabisa mwagiye mukunda. Si ibyo gusa kandi bya football ndimo mbasobanurira ko muzajya mubibona kandi mukabibonera ku gihe, ahubwo ndagira ngo mbasobanurire ko mu minsi mikeya kuri iyi channel yacu hari n'icyo twakwita movie episode tugiye kuzajya tubanyurizaho, episode iryoshye cyane kabisa, episode izashimisha abatoya, igashimisha abakuru, igashimisha abagore, igashimisha abagabo, igashimisha abana b'abasore ndetse n'inkumi. Iyi episode rero ntuzayicikwe, ni episode nziza kabisa, izakwereka uburyo ba papa wacu cyangwa ba mama wacu ubuzima bagiye babamo mu myaka yahashize, uburyo imibereho yabo mu myaka yabanje. Tuzajya twibanda muri life yabo ya buri munsi, uko babaga bameze, uburyo bambaraga, uburyo bagendaga, uburyo bakoraga, uburyo bateretaga cyangwa bateretwaga. Ibyo byose ni ibintu tugiye kuzajya tubereka muri iyi short movie tugiye kuzabakorera episode. Icyo ngusaba no gukanda subscribe, ubundi ukajya udukurikirana 5/5. Nukuri kw'Imana rero ndagushimiye kandi ndagusezeye mubwira ngo ukomeze kugira umunsi mwiza, kandi Imana ikomeze kurinde.